Okay. Rero twaje kubona uwitwa Mama Cyusa arimo kuganira n'uwitwa Isimbi, arimo kumubwira ati rero ukamubwire wa mukobwa we rwose iwanyu ibintu bakoze ntabwo ari byo, iwanyu ibintu bakoze ntabwo ari byo, biriya bintu byo kujya kukwitirira iribagiza ntabwo ari byo rwose, barakoze kandi iwanyu barahemutse pe, barahemutse cyane ku buryo atari ibintu byiza bakoze. Rero witwa uyu nguyu witwa Isimbi yahise amubwira ati rero ibyo byose byaba iwacu nta na kimwe nitayeho, icyo nitayeho n'umwana wanjye ndetse namwe, nyine namwe aho uvuga ngo ndetse namwe aho umwana wanjye akomoka, naho iwacu ibyo bakoze ntabwo mbyitayeho cyangwa ntabwo mbitayeho, nyine yuko umwana wanjye yazagira famiye. Ese ibya Isimbi byo bimeze bite? Ibyinda byo bya Isimbi byo bimeze bite? Rero aho ngaho twavuye turangiye tugaruka ku witwa Kanyana, ubu ngubu muri aka kanya warakariye witwa Sylvie nyuma y'uko amaze gutsindira umuhungu yakundaga. Rero yari arimo kubwira uwitwa mama we cyangwa mama Kanyana, arimo kumubwira ati rero mama, ibintu byambayeho byarambabaje cyangwa byarankomerekeje cyane, birankomeretsa bimwe cyane rwose kugeza naho numva umutima wanjye wenda kuvamo. Avuga amagambo menshi cyane ubona yuzuye agahinda, bisa nkaho nyine atari ibintu nyine byamushimishije nyine cyane kandi cyane. Arangije aravuga ati ngewe Sylvie no kuba yarantwaye umuntu dukundana gutya na gutya, ariko mama we ikintu yakoze yavuze ati nyamara wa mukobwa we wikomeza gushyira undi mwana mu majwi cyangwa ngo wumve ko yaguhemukiye. Ntabwo Sylvie yigeze aguhemukira kuko mwakunze umuntu umwe. Rero uwo muntu ntabwo ari kubakunda mwembi, ahubwo yahisemo nyine Sylvie, we ntiyaguhitamo. Ibi ngibyo ugomba kubyakira ukabyakira kugeza undi ati kandi mama we niwe wagiye kumubwira ati so wowe ko utagiye ngo kumvugira, ati nawe narakuvugiye ahubwo wagombaga kuba wari kwiyakira nyine ukamenya yuko abantu bakwanga nako apana abantu bakwanga, ahubwo umuntu afite amahitamo yo kuba yakunda umuntu we. Ako kanya witwa Kanyana ahita amubwira ati ngewe nzanivira aha ngaha nigendere kuko ndumva hano nyine nacyafitiye mudu, nyine nacyafitiye nyine umunezero. Undi aramubwira ati rero humura, n'ubundi ejo bundi turaje tugende, ejo bundi Rugema niwamara kumufunga n'ubundi tuzahita twigendera, ntuzagende unsize. Witwa Kanyana yahise yivumbura. Aho ngaho rero tuhavuye tuza tuza witwa Isimbi, witwa Cyusa yaje hano mu rugo rwo kwa Isimbi, arimo kumuganiriza, arimo kumubwira ati ibintu byose ati ntabwo nagombaga kubana nawe kandi tutabimerita nyine nagukunda, ati ibyo bintu ntabwo byari bikwiye rwose kuba, ntabwo byari bikwiye kuba kandi nawe urabizi. Ati rero wishaka kuntandukanya n'umuntu dukundana. Undi aramubwira ati ariko njye nanjye Cyusa ntabwo nyigushaka, icyo nkeneye ni uko umwana wanjye agira papa we. Nkeneye yuko umwana wanjye agira papa we. Ati kandi byaranakomeje mu muryango yuko n'ubundi bazapimisha DNA. Cyusa arangije araseka aravuga ati bya bindi byanyu bavuga ngo mupimishe DNA ngo ninsanga umwana we ari uwanjye ngo tuzabane, ati biriya bintu se mwavugaga kuko mwumvaga ari byo? Bagira ngo bashaka gutongana, arimo kumubwira ati ngewe icyo nkeneye ntabwo nashaka kongera gukundana nawe, icyo nari nkeneye ni ukubona umwana wanjye agira aderesi cyangwa kwa muganga bazajya bansaba. Ako kanya witwa rero Iribagiza yaje asanga Cyusa ari kumwe n'uwitwa Isimbi, niko kuza rero yarakaye atunganya uwitwa Cyusa amucisha bugufi amubwira ati nyamara ugomba kuzajya ugatuza. Witwa Isimbi ahita yigendera, ati rero ugomba kuzajya utuza, ati ntabwo ibintu byose wabishyira hejuru, ntabwo byashoboka, ati ugomba gutuza. Undi aramubwira ati rero sinkeneye kuzajya mbona wicaranye n'uwitwa
isimbi murimo kuganira ibyo bintu nyine bituma uwitwa Iribagiza afuha cyane. Ndavuga ati wawu, nta kibazo rero ujye umbwira gutyo wenda ibyo bintu, ariko natwe turimo kuganira ibintu bisanzwe. Aho ngaho rero tuhavuye, uwitwa tuhavuye ubwo twahise tuza kuwitwa coach yafashe umwanzuro ahita ajya kureba Sylvie kugira ngo amubaze amakuru neza nk'umuntu w'inshuti ye akaba n'inshuti ya Kanyana. Aramubaza ati se ibyawe na Kanyana bimeze bite? Ati ubundi buri wese yarabwiranye yuko akunda umuntu. Ati yego, ntabwo twigeze tumentioninga cyangwa tuvuge ati njye nakundaga uyu nguyu, twaravuganaga ati njye ndabyibuka kuva ku nshuro ya mbere njye naramubwiye ati njyewe nabonye umuhungu dukundana, nako nabonye umuhungu nakunze. Nawe arambwira ati yabonye umuhungu yakunze. Nibyo twakomezaga tuvuga. Ati rero njye ntabwo nigeze ntabwo nigeze mutwara umugabo. Undi arambwira ati ariko ubu ngubu ntekereza ko noneho no kuvugana birimo kugira bitameze neza. Ndamubwira ati yego nyine yaramborotse. Ati aka kanya uwitwa Kanyana yaramborotse. Ati rero kandi ikindi kintu, ntabwo nteganya kureka umuntu ukunzi wanjye hejuru y'umuntu, kandi kuko ibyo bintu ntabwo wabikora. Aho ngaho witwa rero coach yaramaze kubireba neza, ubwo amakosa yose agomba guhita ajya kuri Kanyana, kuko Kanyana ntiyagakwiye kuba arakarira uwitwa Sylvie. Ntabwo agakwiye kuba arakarira uwitwa Sylvie habe na gatoya, ntabwo agakwiye kuba amurakarira. Rero aho ngaho twavuye turangije twizira ahari uwitwa hano hari uwitwa Mama Kanyana. Mama Kanyana yagiye yiryamira mu buriri bwande bwa Rugema. Aramubwira ati rero Rugema, ndi hano mu buriri. Rugema akiza ati urimo hano mu buriri gute? Ati nk'ubu ngubu Mukanambara aje hano wamubwira ngo iki? Ati nk'ubu ngubu uri hano mu buriri gute? Ati ariko nanjye ndi umugore wawe. Ati ndi umugore wawe kandi mwike noneho ko ari we mugore mukuru wundi hano witwa Kanyana, Mama Kanyana. Ati ngewe ndi umugore wawe. Ati rero ndi umugore wawe, Kanyana arakuze cyane, arakuze bihambaye, nkeneye kumukurikiza. Muri make uwitwa Mama Kanyana yifuzaga kuryamana n'uwitwa Rugema. Ati nkeneye kumukurikiza. Ati rero mbabarira ugire vuba. Undi aramubwira ati ariko ibyo bintu, iyi situation turimo muri no minsi, ibibazo turimo ntabwo ari igihe cyo kubyara cyangwa ntabwo ari igihe. Undi aramubwira ati rero ibyo bibazo byawe byose urimo kuvuga nta na kimwe nitayeho. Ati kandi niwanga kumbwira wibuke ko mfite amabanga yawe yose, mfite icyo bita amabanga yawe yose. Rero ayo mabanga yawe yose nahita nyashyira hanze pe. Ati nkavuga yuko ari wowe wishe ababyeyi bayiribagiza. Ako kanya witwa Rugema yahise aca bugufi. Mu guca bugufi aramwumvisha amubwira ati rero nta kibazo, tuza gutya na gutya, ibyo bintu ngaho ujya mu cyumba cyawe, tugiye ndaje mbisoze, ndaje tubirangize, ndaje mutera inda. Mu kuvuga gutyo undi ahugurutse amubwira ati wabona uri buze no kunyima, utari buze gushaka kuryamana nanjye. Ako kanya ari umuntu wakomanze. Si umuntu wakomanze ninde? Yaba ari Fabiola, yaba ari Iribagiza, yaba ari nde? Yaba ari Mukanambara. Kuko nimba ari Mukanambara, hano hantu hagiye kuvuka intambara idasanzwe. Ubukwe bwa Iribagiza bwakomeje kuba ubukwe turabutegereze. Ese Iribagiza ko we yabonye umuti, arimo gusatira umuti wa kabiri, ese ni ibiki bindi ari bwibuke? Ese ari bwibuke yuko Rugema ari we wishe ababyeyi be nk'uko twabyumvanye witwa Mama Kanyana? Reka dukomeze tugereze. Ciao ciao, mukomeze mugire ibihe byiza.